aba hano mwiriwe neza hari umeze kamera madam nta mimerere umuntu se utameze neza bimeze mbese ntabwo ubona hasi none ko wambaye silipa inkweto wazisize wajyanye ku kazi mvuye ku kazi nyine nyura kwa Karoli ngiye gufata irindi deni inkweto arazinyaka akuzize iki ntabwo ari uko twatse muri 600 ntumbwire ko ari amafaranga atumye kwambura inkweto akayabara agasuzuma ushaka ngo ubwire avuze yuko atakwihanganira amadeni yose tumurimo niho kumfatira inkweto nyine amayisiripa yari yambaye 6,000 bituma kwambura inkweto none inkweto zigura 30,000 inambwiye yuko nta kuntu nakwambara inkweto zihenze n'indagira ngo mujye midenda ariko ngo ngiye kuzishakira umukiriya ariko abarimu mwasuzugurwa karekezi none twabigenza dute nyine ko ariko twabaye ngo turi bagakweto ngo amazungu ntitwakodesha ahenze unywa isukari inkuru mfite ndayikubwira nicaye niyese naho bagiye kudusohora se ya niyihe mfite inkuru nziza igiye gucubya Karoli ikamwicaza burundu utwibuka gusa byarenze no kutwibuka kagira inkuru n'umuntu wo kwibara abarimu babonye Wagiye bitandatu cyangwa 70 wow Karoli ajya hehe aba aze urumva ibihumbi 70 byongera ku mushahara uwo naba ni wewe ubu Karoli ntiyemere gupfundura n'udushumi tw'inkweto zawe umva reka nkubwire neza arasebye yasubije yarangiye zigihumbi magana atanu icyo nta makuru yarafite ntayo kuko iyo yamenye ntabwo yari gukora ibintu byinshi amafaranga yose twamuha umva yize ku baturage aha haruguru barasa mwarimu byagenze bite ntubirane nyine dusanzwe tunyura mu rugezi ndamwaragurika niyo mpamvu nitwaje udusiripa nyine izo nari nambaye zanduye gusa nyine baribirije reba kunyura kuri ya kandi imbere yacu n'ukuntu ziriya ari ngari nambaye ibirenge Karoli asekera cyane byihorera mugabo mwiza ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira urangiye kwa Karoli reka nkuzanire ituze zari utuze kamuzanire ituze umwe umanurire iryo vumbi n'iyo mikoshi y'abakare garuka ntabwo nakongera kunywa amazi ahubwo se ndi Karoli uko amagara ani Hello. Hey, yo Karoli. Hey. Ngoza fatiri ni deni. Ngoza ngorigera ku 70. Irindi se narindimo. Ngo nta kibazo nzaryishyura nese. Ngo tuzavugana. Uzamakaze se? Utambira ariko nzayakura he? Ngo nta kibazo nze ndifate. N'inkweto zanjye ngo nze nzifate. Bigenze bite se ko numvise ugarutse? Ngo mwarimu bamwongeje. Kongezwa imbaga. Ubasha namaze kumenya inkuru nanjye nageze mu rugo nayimenye ngiye guhindura ahantu ho kujya shopping ntabwo zojya gushopingira iwawe izo nkweto nazo ndazigutwereye silipa nazo uzizitwaye na buri zindi niko abantu basaba rero nawe ntumbwire ko ari Karoli ni Karoli kare sibyo nakubwiraga kare uruzi ko mbwiye ngo genda gake umva yikize arambwiye ngo genda yongera ko batukwinyanyira kugukopa leta y'u Rwanda yibutsa abarimu uva twibutswe yatuganuje ku itariki ya mbere tugiye gukira
reba n'imodoka turayigura ni gute urabizi twaba turi mu bihugu ndavuga ngo kugira ngo abana bacu bazatsinde neza naremeye nditanga sinanabishyuza uzi neza aho Karoli yari afitemo abana babiri bazakora ikizamini cya leta umwaka utaha nari ngiye kubigisha ntungurwa no kubona nje Karekeza nsuzugura bene kariya kageni ku munsi w'umugano aho yakanganuriwe anyakiriza kujya inkweto ibarere mugabo mwiza ubu ngubu ibihe turimo turi mu bihe byo kunezeza umva nta kizambuza kubigisha n'abana b'u Rwanda leta yatwibutse Karoli nta mware nzashopingira muri supermarket ubundi twibereho neza